Inkomoko y'urupfu. Inkuba, umwami, Imana n'urupfu byavaga inda imwe. Umunsi umwe rero bihabwa 8. Inkuba ihabwa 8 mu ijuru, umwami ahabwa 8 munsi, Imana ihabwa 8 munsi no mu ijuru. Imana itunga ibyayo, umwami atunga ibye, inkuba itunga ibyayo, urupfu ruhabwa amaraso. Urupfu rubaho, Imana irinda ibyayo biva amaraso, inkuba irinda ibyayo, umwami arinda ibye. Urupfu rubura amaraso, rwicwa n'inzara. Inzara yarurembeje, rugiye kurunguruka uruhehe rugwa mu jisho rirapfa. Urupfu rubaho, bukeye rubaza se warubyaye ruti mbaye nte ko umwami andinda ibye, Imana ikandinda ibyayo, inkuba ikandinda ibyayo, nkaba ntakibona amaraso. Rurema iti ni jye wabibahaga, nanone ujye utegereza, ntuzaheba n'igisigaye inyuma. Urupfu rukomeza kureba igisigaye inyuma. Umuvumyi ugiye ku iriba yakwikorera ingata ikagwa, abandi bakamusiga. Urupfu rutuye usigayeho si we wanjye. Inka zakuka iciye iyayo nzira, isigaye se inyuma ruti iyi si yo yanjye. Umwami, Imana n'inkuba biti murabona iriya mbwa yatumariye ibintu, ese yakwiriye ko wumva ishatse amaraso aho kutumarira ibintu? Inkuba iti muhore tuze tujye inama, tujye kuraguza, hanyuma tuzagashyikire tukica. Uko urupfu rwakarebesheje ijisho rimwe, niko kujya guhiga rwabuze ikindi rwarya, rushaka utunyamaswa n'udukoko mu ishyamba. Imana iti ese ibyo bikoko byo si ibyanjye, ruramarira amatungo kubera iki? Imana ikora ku nkoni yayo, umwami akora ku muheto. Inkuba iti njyewe nzagakubita urushyi, ntabwo kazansimbukana, sinirwa nitwaza izo ntwaro zose. Ubwo birikora bijya guhiga urupfu. Bahuriye mu nzira, inkuba irabandabanda. Umwami ati ntuntanga, ngira imbaraga nkeya, ntiduhwanyije nawe. Umwami akubita impiri mu itako, urupfu rurabandagara rwikubita hasi. Rugize ngo rurabyuka, inkuba irukubita urushyi, rusubira hasi. Rwiruka rujya mu mubyuko w'amasaka. Umwami aba yahatanze, arubuza gusohoka mu mubyuko. Inkuba irarushaka irarubura. Urupfu rwirukiye mu nzuzi ngo rwihishemo, rusanga umukecuru arasoroma ibisusa. Ruti ese wa mukecuru we wampishe kureba nkubwe? Umukecuru ati ese ndaguhisha he ko ureba ntari mu rugo, ngo none ndaguhisha mu gikari? Ndagushyira he wa kantu we kakutse umutima? Urupfu ruti ese ko wunamye nikinze imbere y'iyo hururu yawe, sinayobya umuvu bariya bampega bagahita? Umukecuru ati niba wabishobora uzi ko wahakwirwa, igire muri iyi hururu maze ujye mu gikondorero wihishemo. Rumaze kugeramo, Imana ibigezaho iti mbonye aho rugiye. Inkuba iti rugiye aha, ariko se ko ruhungiye mu muntu ndamwica, nirugende noneho ruraducitse. Imana iti ko turusiga se rukazaturimbura. Inkuba iti waretse se noneho aka gakecuru nkagakubita urushyi? Imana iti ko nabereyeho kurema no kugira ngo ibintu bigwire, aka gakecuru turakaziza iki? Birigendera biti ruzateba rusohoke. Agakecuru kararubana, ruratura, rusanga rutanyagirwa, rusanga ndetse n'umukecuru afite amaraso. Ruti mbonye n'ikigega cy'intunga. Uwo mukecuru ararubana, bukeye arushyikiriza abuzukuru n'abuzukuruza be, bararufatanya kugeza igihe rusakara mu isi hose. Nuko urupfu rwaje mu bantu. Murakoze gukurikirana uyu mugani inkomoko y'urupfu. Mwumvisha aho urupfu rwavuye. Rero bantu ntimugapfe kujya muhisha ibyo mubonye byose, ahubwo mujye mubigirira amakenga kugira ngo ejo bitazabakora cyangwa se bigakoraho n'abantu banyu. Nuko rero murakoze kudukurikira. Umuntu utarakora subscribe, ndamukangurira guhita akora subscribe kugira ngo inkuru itaha izajya ihita imugeraho mu gihe tuyisize kuri iyi channel. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.